ingegera ni so wanyu nawe hanyuma Gasuku namwe ntimwemerana Kasuku we mubabare Kasu nubwo bicaranye ntibemerana namwe ubwanyu we na Nyamabondo ntimwemerana iki murimo murapingana rero twaduhinduye sije tukaba tugiye kwihanganisha The Ben mushiti wawe arwaye ariko ubundi hagati ya The Ben na Bruce Medufana nde ni ukuvuga ngo The Ben yamaye akazi ariko nkunda Bruce Melody none se kuki udakunda umuntu waguhaye akazi hoye harega kandi kiza gihari bose baramaye baguhaye iki bose barama amafaranga nese ubukunda nje muri byo byose ariko ngiye nkunda Bruce Melody umukundira ikizi mukunda yuko nyine nawe ndi umufana ni G n'uduze kubonana barasa aka Gasuku ngo dore murimo muratuka Kasuku uyu nguyu ntuza Kabaka dore yahoze akorana n'abitwa ba Dekati niwe bashakiraga inkuru na ba Kasuku none mutangiye kuvuga Kasuku nabi uyu nguyu bari kinacyo bazirana barazirana se cyane oya se bashwaniye hese ko mperuka barisho n'ingurube nta muntu babana icyumweru ndi kumwe n'umuntu witwa Nyamabondo utangira uri igisambo kibi ati gute umwana mutima kandi uwanjye ngana gutya kandi bana bacuruza amagi rimwe na rimwe bitegwa ko banyina na se baratandukanye bikabagiraho ingaruka zo kuza gukora iyi mirimo imfura wengana barabana ufite imyaka ingahe mari nka data wanjye afite 14 ariko kasaziyemo uyu afite 18 none se kara urabona biteye ubwoba cyane no kuvuga ngo rimwe na rimwe cyane bahita ngo twicayeho niba yita umugenzi TV show no kuvuga ngo ari umugenzi urumva ko n'uyu mugenzi wigenderaga n'imbere y'Imana abagabo namwe bagore mutandukana kubera inyungu zanyu bwite cyangwa gurana mutera inda se urinda utangwe ngo mu bantu batera inda se we ntuburimo ingegera ni wowe sonofisi sekara w'igitiro n'agikuye karako wigenje hamwe mu mararunga kumenagura nese icyambere uri muri atangura ugafata abagabo kabihakana mu bateri inda mugabo wa mbere wewe ngo n'iki uruhinja ntugitinya nkaswe atangura ngo bagufunga ibyo nibyo utinya nyene Trump yavuze avuga ko mukobwa we ngiyaza ko batari umwana we umva reko ubwiza irigi uryishyure ntutangwe kunzana kimipyinato ntabwo bumva ikiganiro bimeze ntabyo numvise yabivuze n'imbere y'Imana yavuze ngo umukobwa ko ari mwiza neza ko atari umwana we yari kujya mwirongorera yari kumugira umugore asi ryo mu mararungo arimo ararya n'indugishye umva nuza araryishyura Nyamabondo naze kuza kunesha umutwe azana imipyinato ntaje uryishyure nese Nyamabondo ryarindi wisurimara ntacyo cyakiriho ako buri ushobora nko kurya amajya ngahe ijana ako kanya mugiye kwata tunurika wacana nyama washizeho agasenda urama iki oya irya nyama irya rinogi nka data narababwiye ngo Nyamabondo agira inda muratangura ngo mu mararungu ngarabeshya uyu muntu yazokurira no mu nzu ngo ndabeshya murabe ngo yanguriye Nyamabondo nigeze kubona ari ahantu arimo ararya inyama bisi Nyamabondo agira inda sheri agira inda ikabiri nigeze kubona arimo ararya inyama bisi kwa mushi umwijimo mbisi warabibonye nawe mu mara narabirabye se kari igicurama n'indi utakiraba ya ubwo ndagira ngo mbabwire rero abantu mudukurikiye mu sharing ikiganiro ubundi mukurikire show hano wagiye kubera ibintu byitwa ibitendo biteye ubwoba Nyamabondo karame kabiri umugore wawe ameze gute umugore wanjye ameze neza ariko ngo umushuti wawe yagiye byabandi bitayaka ese ngo yagiye he ngasubiye muri Kongo ntabwo byemewe yagiye hasi koko yagiye byanyabyo ndakuvuga ngo iyo umuntu yahunze igihugu nakagisubiramo atagisubijwemo nawe hano umuntu gisubiramo yarahunze igihugu yaka yagiye se nese umuntu wamushutse kugenda neza yagiye kuri telefone uriya mukire wawe shaka mubwire nanjye ankirireho niko waruzi yuko se yagiye ngewe ntabwo nanjye sinari nyimubona nari nzi ngo wabita Kiroso na Nzovu yabajyanye Igisenyi ageze Igisenyi yaka
urabona ko ari umustar afite abakunzi benshi ahita yigira hehe ahita yigira Gisenyi ahita ajya muri Kongo n'ubu ngo ntakazagaruka oya ubu wa mugore dusabe neza pe kandi shaka yaragaze iminsi amupomoza ya namwe nimukajye mubesha pete bugiye harakuhandi nyamabo ndapfuye pe ugize umwana wapfa kumva uko bimera niko mu mararo sabwe uyima wanjijiwe ubita nkani none urabona umupira ugiye kwana ngo umwe wagera nyingagera nisobanye mwana jewe ndi mu bantu bafite gufuta za umva nanjye nagukumbita ukumirwa wewe wachano nyire kuzwa ishyano ni wowe nibirinete bibi urinete mbimenya dasasabye n'ibyawe wabiguze nyene wowe gufata kumihanaguza ku mupira wowe kwihanaguza aho ndamaze umupira de Ben yambaye de Ben ariko ntibiki ko rumeze witangwa kunkanurira gutyo ishyira ibyo wishyura ufite kode jewe se kumva mbona mamushondana karankunda kagukunda n'ibiki je nagukunda urankunda ntukajya unjomba umunwa je sinagukunda nimba warangiriye kurashe utekereza ko je nakugiriye kurashe ariko nakugiriye karashe niba ari karashe urankunda nyamabo ni wowe nkunda ntukajya kandi nukuri nkubwijuku uri mwiza pe ariko iyonda ubu nkukunda mama nana yabarihe mama nana wese sukuri ikiraya se wowe ukunda kugira ngo uzukore ko utaraye mu nzu dore imibu dore imibu hako wagiure ase ariko ruvumana neza mu kanwa umva ase ubwo uramfotoye mu kanwa naho buhumbi unyegera wangegera ukafotora neza aragufotoye mbese uriya namubonye uriya no kuvuga ngo nawe ni nka Noheli ajya mu ndimi no kuvuga ngo twaje gusanga bari abapasiteri bose n'abesi koro urabyumva nyamubona nshaka kwipfura iyi nkorora si cya gituntu kanyombye yavugaga ngabangana ni indaya se nyama umuntu naje kukurayaho manje urabyumva umuntu w'indaya kukurusha n'inda dikukubaza nicyuririza ikizamutse se oya ni rata igi mugabo rirankoze nagurirwa na nyama muntu ngo bizongwa amahoro witwa Fiona no nyokobuje nise Fiona ari umuhungu nyirabuje nyirabuje uri murumva mwana ese mboze nta kuvuga ngo bana bakobwa baraba muri social media baraza nk'uyu ngurabona rero abuze umuntu umutereta araza ahantu hambere yicaye hagaragara kuri Exrage yego kwari twakora ikiganiro bwa mbere ariko akabaza ubwenge akira kwandara amati nyamabondo uramenya witangura kumbeshera bivuge mene umuceri twumve naringize ngo nagita kutambivuga ugira umunwa wagira ngo bakuroze mu kanwa wagira ngo batoye umuriro bawushikushikiriza mu kanwa naringize kugira uvuga ngo bandongoye mu kanwa birabaye uyu mukobwa rero ageze kuri Exrage no kare kimenya bose abantu babaramwe batangiye kumukunda ubundi yari umuyede yakora akazi umuyede naje gukora iwanyu hano barimo gukora umuhanda ari hejuru naje gukora iwanyu nari nakumesera bogisa umugore wanjye aranga nyamabo imbamba bwiza ukuri nyamabondo ukuntu ari nuza ari kiraya nago yankoresha ngo bizokunde mari ndi mwiza uri mwiza nukuri shabeza barabuze wabeza barabuze kankubwire nago wamfata utunwa nyamabo udushye utunwa nkagufata utunwa gute gutyo ndeba cyane no yaragize kugira guteza nese kuri kukwegwa ntwaza nago wamfata utunwa twanje none se umuntu mubi se bamutora utunwa twiwe nuri urase suri mubi wameje ya mariti konje we nukuvuga ngo rero urabona ngewe nyamabondo ukuntu mu mitirage kurunteye naje muri bino bintu ibi bintu ntacyo mbishinje ariko bona abakobwa bazamushaze bazivuza ubuhuha asitabeshye mu mararungu ni indaya koko none se yarangiye ese nyamabo indaya nyakurara uhinga we nyakurara uganya we urinda utanga uruvuga ngo giye ngo ndi umudandaza wari waza kukigura ahubwo noneho kutonyanga umudandaza amagara noneho umuntu ugurwa na nzovu biriya bintu byarambabaje se wagicuramo njye na nzovu twarasambana kandi nzovu yarabivuze hamagara nzovu wakinuza uruntu mfite nimukajye munabesha aho ngaho nese uri muratanga oya nzovu iyo utangura kumbeshera sindasambana na nzovu nta n'umuntu ugenda asambana nawe
ngo isi n'abayikorera nibo batuzengereza isi n'abayikorera nibo badutesha umutwe ariko Nyamabondo yakugira irari reba ukuntu avuga guhengekeramo ijisho baza gusiga uhagaze wowe uzonsiga amagaze umuntu waguhaye amafaranga menshi ku iture yaguhaye ngahe kuki nzovu n'uheba urutanga veni nese bureke nese njye murimo murambeshye uwo nzovu je sindasambana nawe ubu twicaye ku mugenzi wasambanye nande nta muntu je ndasambana nawe ndi isugi uri iki ndi isugi bari abana babiriza n'abana abahese abahenye uriya bwiza na bwiza bwira bwiza bugeze unera indase maze n'abana bahese je hari abana mfise umukobwa ngo ni isugi apfuye nibwo bamenye yuko yari afite abana inde umusitari umukobwa wazaga hano dore imbogo se dore imbogo yaraze kari yigeze kurwana nzovu ndabambwe ngafite abana ku bana bahe iki niki apfuye none ubwo twamenye ko dore imbogo afite abana ubu kuntu isari gatebe gato Rese wasagara mu mararunga bafite abana oya we oya mbarago narabafite ese ndabafite wigeze ikibazo nese nyama wita napanwa n'iki wigeze umpanura none n'umuntu ufite umunwa mfise uramaze nani kujya bikura mwiyame fat kora kumwoyura kora hose nyine ubundi kugenda nukajya nshinga nyama ugenda hanyuma se aya matara arameneka pepe yewe ugena pepe jenike nese umuntu agiye kunyakoresha iki uritawaza hitawaza nawe uritawaza nese ukoresha iki mu mararo ahubwo njye nibaza y'amagabo abagabo mugiye kunya mu bigenzo mute nagira boro nagikora kuza ndi kuvugira yabaje bicaraho ira siyeje oya none suko umuzungu n'umuzo ngo ntagikora kukiza ngo nyine ntagikoraho nyine ariko mu mara barombwi ukura abagabo babyushye ukura abagabo bananutse babyushye cyangwa bananutse abagabo gese birakuraba none cyo cyicece cyo kurya cyakibone ko ibindi no kuno mu mara we maretera gutumire ya fanta harimo yiheze nuko numararunga ibiki ndanamo pineapple konje niko mbwira nyine wowe wiyumva ute uryamanye n'umugabo w'umugore ne kandi je nta nese naryamana n'umugabo w'umugore gute umuco inyuma mani we ntukajye ubeshaho ngahe mani uziko kino kiyaganiro baza kukiraba none se bazi ko wagiye ibyo aho byose birakuraba ikindi kandi wabeshye ko ugiye kwikingiza urukingo wiyama ruzingo we kwikingiza urukingo nari naza kubikuhana ngo mbikubeshye none wageze hano uti ibyo birakuraba se by'uburyo najemo wowe wageze hano we waje n'indege gashyokero kasoanyu kanyuko wanyu ndi kukubaza sone gusa naga abantu bose manu bureke gatoya abantu bose muzojya muri aba bazine mugatangure ngo bavuye mu budandaza amagara ubwo budandaza amagara bava amata rimwe mwabaguzi wagicurama ibyo utanguri uri kuyivugishwa ngo umupurisi warawuguze ubushakira ngahe se wowe ngewe wambere ubuntu n'uburuzi ngiye ko nabonye ameze nk'ibase hanjye se se mani sinyama mani je twari twasambana kagenda mani nzova inatangu ibazi ikimenyetso cya mbere ega muragenda mwivamo gake gake ngo mfise akantu gato mfite urunini papa icyo ni ikintu cya mbere hajya mazingahe ujanishije 20 cyarimo bova negesemo ndi isugi uramaze yizere ntacyo nibikona ayiwe shanu ibintu bitoroshye hoya mani Nyamabondo buri gihe akunda kunyiyenzaho Nyamabondo ari atangura guhimba avuga ngo nzovu kwigeza dusambana mu muhamagare kuri telefone ko je nigeze ndasambana nawe muhamagare se nyene icyo ko yaransabye ariko nihagazeho nk'umukobwa w'isugi nihagazeho yaragusabye yaransabye nzovu nazi gusaba ariko cece kanga azi aranarira nzovu niba nabizi ubukuru karabo ubukuru nzovu ateye niba muhuye akabona uri tayipuye ahera kuri veni iyo atagukunze ni bibiri ubu ubona mu mararungu yamugereka ngahe yamaye nka 4 yesu we eto ndaguha abana wihubuka ndaguha niba ushaka zana rero Nyamabo indugira ntago wansigira ndaguha abana zana ubu ugiye kuvanga amata n'inyange byose biragutigisa ntabwo ibyo bikuraba ubu ni ukujya wicara yabuza ku macano ubu wabaye gatitiba ako nyabuza ku gatitiba Nyamabonge mani ntukagejeho umenyera cyo kuza mukanda gufasha kujya ahantu ryuhage
kurora kuduruka kuko dasi nabivuze cyanyama ugira umunwa ujya ndanyamabondo nkubwije kuri nabya ari bombo yijana mugabo yakuguriye wovugisha icyo gihe uguvugishira kabuno umwoyo ni uvugishije cyo uvugishije umuntu mvugishije umunwa none se niyo zino kuvugisha iki umuriza akamaro k'umunwa nakahe kuvuga amajambo ameshe kuvuga amagambo ameshe none akamaro ko hasi ko hasi kunya no kunyara ahandi hasigaye harasoba koshye burazi ko seze kutabizi bakurongora gusa uzi ko buri ahantu nyarira atariho baterera inda baraguhenze ntabwo rero barongora barahasurira ahubwo ceceka byo ntabwo bikuraba akajika warakabuye nese ubu koko urabona hari ikintu uri buze kumukuraho ariko ntuza mu marango ariko akantu k'urukundo ko karimo ibyo wahoze uvuga ndimo ndagenda mbibona kubera ko nakojejeho umunwa ntabwo woyinywa uyinyatse urishaka mama barabutongera kunyanuza nyamabo nagaruka ukwanduza ntabwo nyinywa mani kuyimena ukanda gutimbura biri bya nyabyo nanjye nkutimbure dutimburane somaho nyamabo mwana umara gutazana bwa buri nyamabo bureke ntabyo bujuju kuba nakojejeho umunwa wanjye ntiwanduye niboroshe wayinyatse nyamabo ntukajya unena oya nakunena ubu nta nubwo twasomana ntabwo nagusoma kareka rero gusoma itegeko dusomana nyamabo ariko ifatanye imwe ariko ifatanye imwe ariko singusome wanjye kuko aba bantu bafite karashe y'abastari no guhitinga oya kubona rwose aransoma nayicakiraga uzi ko se giye ngira imipyinato hano ngo kubera ko nkojejeho umunwa ngo ntago noyinwa ngiki je akanwa kiwanje gahora kaboroshe ndara niboroshe uri kurantena kubera iki sane gose bako nigenje zindaze zanyira cyo kwaso wanyuse yanda yangenze wansabye imbabazi imwe mbyibushye si iki kintu barakiroze je nta ndaya imwe mugize gukorana muntuka mutaramenyekana nyamaje mva nkubwiza ukuri wiratangura nkutuka je ndatukana cyane urabizi neza mishumwe arongo mishumwe yaragiranye kanya gute umwana asha nyamaho ibyawe byose mbisize hanze nuko nyene wakira mishuwe wabyumvise nyamasha nyamaho kundi none para umuntu ya ayo mabanga ndagenda nyamye kuri pantaro ndayikundura mishungo yaro ingongo yagira gute ngo mishu yasambanye n'uyura nkwiyamara uzingo we twarasambanye je mfise ikintu ahubwo mishu nicyo kibizanye reka mbivuge mishu urumva urabona nyamabondo mana akunda ijipo muga ku rwego rwo hejuru nana ukamisha ugateye neza ni umwana mwiza afise ibinuza nyine bigira gutya bisusu bitigitoko nana yatambuka icyarabyaga indimi nyamabondo ngajyayo baramwumutsa atangura kujya yigishwa kuri cana atangura kujya mutuka ntago uva nkubwire rero nyamabukunda uriya uziko je uriya yari inshuti yanjye mukoresha hose mushaka ntago mwasambanye we na mishu mushakira n'akazi aranuka kuva icyo gihe yanuka heretse ndarenge gukorera shamisha ari yubashye we mubeshyira mu mararo inde mishu yubashye bureke nshuti yanjye bategana kwanjije bategana mu biki noze kutagabisobanura uburyo mwiyubashyemo mani bureke gatoya witangura kuvuga ngo uko ari umeze ndabizi uko meze nyine sobanura uburyo mwiyubashyemo nirumve ngo uratega mu mararo mani ninajya waranza hajya kwibarabara nje ndiko ndatega je ndumudandaza nyamaba ko wansabye nigeze nkuha mwagiye muvugisha ukuri mukavuga amajambo neza mukajya mureka kwama mubesha ko kimeze none cyo kibaje kurusha ibindi rero uyu ngo nta nubwo ahenda ituru ni gutya ni bitatu ese bitatu waranguze nzovu nyine waranguze wowe nzovu se we yaranguze karuvango yarakwatse nese kuba yaransabye mugabo gusaba ni kimwe yagusabaga ibinyoni ariko kuba yaragisabye ibinyoni reka ni ibirwara ceceka ntago ari oya iki ngiki hano kiba hano ni ukuvuga ngo aha nyine aha ngaha umwanza niyo umusazi umusazi se umusazi biki kamera nawe ubonye uruntu afite imuvuna muheto uzi ko imbwa itagira iseseme yakirya icyumweru
ibintu murimo muravuga mutangiye kurengera ugize isa nise Nyamabondo uzi ukuntu bamuroze wisekesheje nka jihadi ko gaseko nta ka jihadi ariko mana yanjye uza wumva amagambo ako jihadi disi ngo na Semuhungu yafunzwe di na Semuhungu arafunze ahubwo wa wundi ufite umutwe usongoye gutya bamwita ngo ikinyamaboko raba wa umuntu ufise umutwe usongoye ubuhe bita gasuku nyagusukura mukuru wanje kasuko ni murumuna wa kirakiye ko cyica umuntu be ni umuntu wanje shamwe n'umuntu wawe mureke gatoya kara mureke mbanze mbibarize ese kumviriza yuko muvuye mu Rwanda ngo mugiye hanze mukumviza ko mugomba kuvuga amajambo atameshe ngo mugasakuza mukagira ngo neza mwigize imbwa ku musozi mukagenda mukabwanuka yego hoya nanuko arimo arancuka gasuku n'imbwa none se bureke ni gasuku yitwa ndema n'imbwa bureke gasuku n'imbwa iki aratara kubesha kasuku na Nyamabondo bafitanye bifu none wowe urimo urashaka kuvanga ibintu kandi hoya gasuku bureke gatoya je arega nkunda kumukurikirana muri niba gasuku nyagusukura aho wagiye hose oya ni inshuti yanjye ijya kuba ari inshuti yawe karabo amafaranga ari inshuti yawe nubwo azitora ngo bageze hanze ngo bumvirize ko bagomba gutukana ngo umuntu azobareke papa kuki bataza gutukana mu Rwanda kasuku nta muntu ajya atukana nta muntu ajya atuka ariko hawari yuka ako wowe kasuku ko yakuzamuye wewe Nyamabondo kuki wifatanya n'abantu batuka kasuku kasuku yarakuzamuye yaranabivuze yarakuzamuye nawe yarakuzamuye aranabyemera hoya yaramuzamuye gusaba none se urumva tutabaye amahera erega nawe impamvu ndayizi namwe rero yacisha umuntu muri frame ahita gukira senkani bureke bivuge inde wakiriyeho senkani nge uwo kasuku yamakiriyeho senkani none urimo kumudefara bamenya se kara ni mushake mwe muvukana nashaka bari so wanyu nashaka bari nyoko wanyu nashaka bari mukaso nashaka bari mukanyo barabagurukana doraho nibereye iki kasuku wowe iki wowe Nyamabondo kasuku mugiye muri bato we ni wamutsinda azi kuvuga arakurusha oya wapi nese ariko arega avuza amajambo ameshe nta gutukana birimo kwa kuri kwa abyeyi bombi ego ntabwo asukura kirazi kuvuga bazavuga ibintu bitatu ataratukana ariko mwese mufite indaziga uri murajya mu binyamakuru kamubeshyera ngo ya etage ye ngo yarayikodeshaga agira etage se hariya hano mu midwa se nafite barimo barabikora babaye nk'imweru umwe tegereza hanga n'uva hano barabose barabageza aha ngaha iratage se ubu noneho ndumiwe n'ibindi murabivuga iriya etaje ngo ya Semuhungu none se oya ni ya Kasuku oya Kasuku niyo umugabo bita Nuza bita Haji Muhammad Kasuku yakodeshaga babirukanye babahungu babaye impera umwe mukayirije kubura ubura bageza aha ngaha ako urarinda utukana Patrick umwisi impera umwe Patrick nakaba kwa Gasuku abahise neso wisi impera umwe ninde zangegera zabaga ziriyo izihe wisingegera babaga baryayo yirirwa gasabira inyama yirirwa gagira gute bafise nyamunini bose je babona aha ngaha ubwo bisi impera umwe barakumerera nabi nureke bari abantu baratwika we barakaze ariko baba bakaze gute kuba mugabo umuntu yakara nangorane mukari mu bintu byiza ariko uzokara mu bintu by'amafuti ngo murakara ako si wowe Kasuku ikibazo wewe wagiranye na Kasuku ni ikihe ni ikibazo ariko najyanye na Gasuku ibiki aratuka Sikovia kubera iki amutuka kubera iki Sikovia ni nyoko Sikovia ni sobanyu wagicurama we Sikovia ni umuntu w'umubyeyi nta soni mufise ahantu avuga ariko mwumviriza ahantu byamaje kushibindi ahantu gatitiba yisara avuga ngo anywa kiwingwa egora ego anywa icyuma wakimuguriye warunwa we hano mufise ni mukajya mwumviriza yuko mugomba umva nkubwiza ukuri urumva Sikovia pe nta kintu dupfana ariko ni umubyeyi sibyo twese turabizi wagicurama aho ngaho ugenda ukicara ukitereka izo kamera utekereza ko twe tutabikora ariko hawa natwe twashira akaguru hano azamura ikindi kukubaza nyakuzamurwa we n'iminsi nimba wumvirizaga ko wari ukeneye kunzamura faka uzabireka oya
tagiye kurengera iki nakubwiye ngo nimushaka muba mubukana nimushaka muba mufise icyo mupfana ibyo nta nubwo bituraba nta soni mufise iki kiganiro nutagishyiraho cyose kucyo twagiye umva wibeshe ugikate gasuku wiyame nkuhereje kuri gasopa nzongera kumvira ibyo uvuga kuri Scovia ahora kugira ngo nemere kuri tamunero ugomba kumushyiraho yabyimye nka kuri ameze nk'ikigurube na kiriya kidakingana nk'icyanyamabondo byose ugishireho kiriya kintu oya ntabwo navuga kiriya kintu urumva nase we Kasuku nta kurusha ubwiza we iki gasuku sibyo oya mba nkubwire nyamabondo ureke nyamabondo ureke nta makuru nyamabondo ni mwiza Kasuku ngo ni umuhomure uzi nyamabondo ni mwiza nyamabondo afise mu maso heza nubwo hasa nk'aho ingagi ariko ni mwiza afise n'umutima urumva mbaye mwiza gutafite amaso nk'ingagi wangegera ugize ingagi ingegera ni so wanyu nawe hanyuma gasuku namwe ntimwemerana Kasuku we mubabare Kasu nubwo bicaranye ntibemerana namwe ubwanyu we na nyamabondo ntimwemerana iki murapingana rero twaduhinduye sije tukaba tugiye kwihanganisha The Ben mushiti wawe ariko ubundi hagati ya The Ben na Bruce Melody ufanande ni ukuvuga ngo The Ben yamaye akazi ariko nkunda Bruce Melody none se kuki udakunda umuntu waguhaye akazi hoye harega kandi ikiza gihari bose baramaye baguhaye iki bose barampa amafaranga nese ubukunda njye muri ibyo byose ariko njyewe nkunda Bruce Melody umukundira ikizi mukunda yuko nyine nawe ndi umufana n'iji n'uduze kubonana barasa aka gasoko ngo dore murimo muratuka Kasuku uyu nguyu ntuza kabaka dore yahoze akorana n'abitwa ba Dekati niwe bashakiraga inkuru na ba Kasuku none mutangiye kuvuga Kasuku nabi uyu nguyu bari kinacyo bazirana barazirana se cyane oya se bashwaniye hese ko mperuka ari Kasuku ni nkuru nta muntu babana icyumweru nge na nyamabondo Kasuku nta kintu kuryaho nge na nyamabondo tuzobabwira ukuri abaziyahura muziyahure abakeneye kujya kwa makuza muzogeyo karibu n'amahere yo gutega tuzojya tuyabaha amen nyamabo yanzu yawe sigeze he inzu yanjye isigaje amarangi yo hanze nabonye washyizemo n'amakaro amakaro nashyizemo kera bari barimo gusiga irangi ariko ngo ni umugore ugukishije wahe umugore ngo yakuzanzamuye wari ugiye gupfa wowe mugore uriya mugore wawe uriya mugore wazanye ngo wamukuye mu miryango y'abakire ngo mabukwe wawe ngo niwe wakugabiye biriya bintu byose nagaruriya wenyine nanugaruriya wenyine nawe washatse nawe bazakubakira ariko nimukajya mukunda ibintu by'abagore nawe ugira amagambo mabi hariko mpandikiyemo ibintu biremeye cyakoze nshimira amabukwe yampaye umusozi ariko hari amakuru anugwanurwa mu gikaro mbabarire hari amakuru avuga ko ngo hari ukuntu ngo wimatatuye ku mukobwa wa mbere wimatatura kuri mukuru we abana babiri bavukana ariko ngo na nyina niki nawe mumufashe nta mwotsa sinaba yakiri ingumi mama we afite 50 uye ngo biriya bibanza ngo hari impamvu arimo arabiguha amakuru ntabwo ari ikibanza yamaye ngo yarakugabiye umusozi wose umeze nk'amo Kigali tekereza abo nabuze amafaranga kuhengamo ikawa none se aguca iki aguca iki wari njya mukwenye nagira none unabyibushye abamenye turabazi ni umunyamurenge uyu nawe yaje kuri kata y'u Burundi none rero ikintu kibabaje umukobwa ukuntu ari umukene nyamabo kuri uyu mukobwa ari umukene wiyame ntutangire kunzamukana supanete arimo kwihanaguza supanete none se nyamabo bivuze ngo uri umunyamurenge uri umunyamurenge se we ndi umunyabwenge yaritiriye reka genda ubwo abanyamurenge basuhuza abanyamurenge rero bene bo ndabashuhuje si icyo se ngo bwishongozi none se nyamabo uyu mukobwa mu mararongo kuki utajya umukoresha nawe ngo umukoreshe kuri ariya maca n'umuhe ko bicaye ntabwo yamuha ko biryaho ni ku biryo n'amafaranga uyu mukobwa aratwika arakora ahubwo sinzi impamvu mutamufata ukuboko uyu nguyu mu mararongo yazamutse vuba nazima vuba
ako rero nawe urasesereza wari ugiye kuvuga ibintu biza vuba anazima vuba gucuranga ko ameze nka rya kara ry'umuvumo ryatara ry'umuvumo ikara ry'umuvumo ikibugo urimo uracyumva ute mu mararungu urumva iki kibugo urakiyumvamo gute ariko hawariyo mu mararungu ikintu Imana niyizamura urumva mu mararungu we abashaka guha buri muntu wese se gumuntu wari we wese je nari naguha shari urabyumva niba mararungu yarahereye Noheli muri wese zo kuri Seregiti Imana muhamagara Noheli bureke tumuhamagare muhamagara naso ni manu je ibintu byo gukora muri toilette je nano nimba nuko mutangura kujya munserereza mwaje kaduhamagare Noheli je ngo nahereye Noheli muri toilette ibintu bya uzo kuri Serenity oya mana mukaje mugiye buse mwabonye ahantu muryama arega nyamabondo mana ari marabesha ngo baryame ubuze wakugera mu nzu kumara iki nubundi kuri reba hana byutse so ndagavuye mu igobe rero Noheli urishuba neza ko nge Noheli yarakoceje umushyire twasambaniye ngo muri toilette mu muhenya mabonda bimubwire ndakabwe mwibwire kuko na telefone yawe nta telefone ufite yamaze muhamagare oya narwe yawe ugira niba ari loud speaker niba ari ibiki kimeze reka twumve koko Noheli nabyemera mu mararu nabyemera uhite wemera ntusase imigeri ese arabyemera ko ibintu nyine nabyemera urahita utuza ntuburana ndatuza gute ndisugi tujya kwipimisha ariko bite byanyu imipyi natama mufise niyi iki nese isugi bayitekurira muri toilette isugi wanje agera isugi menye ibyo gutikura koko isugi menye ibyo gutikura isugi menye ko oya wita waceceka hata mutanabigamba naje mukambeshera hagiye mu vendi cyarimwe tonde uvuga wavuze ko ajya mu vendi cyarimwe ariko ibiki nasoni mufise muzojya mwitora mwebwe mwumviriza ko mugomba gusubiza umuntu hasi muri kumuhimbira umuntu wakunaniye niyaka ubu profeta arimo gusambana ese profeta arasambana ni ndaye barasa n'abantu ahamagaye yitariyo dore ngiyi dore nande handitseho profeta Noheli dore nawe nguyu dore ifoto ye Noheli ariko yabazamukanye sha yashinze agacano karimo karazamuka biteye ubwoba arimo aranagakoraho ibiganiro none ndashaka ko buri muntu agira igeno rye nahanyanyaza ase kuki we adahita yubaka nkuko nawe urimo urubaka kubaka rero ntago abantu bose bakubaka si nkuko abantu bose barongora si nkuko abakobwa bose babona abagabo nk'uyu ngo ntiyabona umugabo ntiyame urandabye ubona ubwiza amagaze je nahe bazaba mwimye no kumutunga ntibyakura Yesu mani muravuze ngo je sinabona umugabo nta wabona nabeza bize barebare barababuze nazwe wangegerawe njegera ni wowe elemene celebane se koletete twa njegera ni wowe je sindi njegera aha ngayo ngo uko ibintu ntabwo byoroshye reka rero mbere yuko tugana ku musozo we ntabwo turagana ku musozo ntarakubaza ukuntu wageze mageragere navuyeyo ni ukuvuga ngo wabonye ko hafungiye ingeri zose hari utasanzeyo ariko we ngo hafungiye imyaka 7 nawe ariko ujya wibuka ko utarangiza kuburana akantu bawongemo ni ku kantu windi ukakutumye koko we nta muntu ukantumye njyewe nahuye n'umudamu wawe sinarwo nari muzi habo shaka abagore barashaka umugore mwiza nk'ure yakwemeye gute umeze nkajya kanawe numvise mukanya mu kiganza umugore wambaga ngo uva yaguye Yesu we kusubu nanjye buranzanye se kuri kamera ariko birabaye pe ahubwo ubwo munyamabondo yageze iwanjye mfunze ngwiki ubwo mfunze wari uri mu rugo oya yataze kuri grit aje kwakora iki aje gukora ikiganiro kiganiro ko ntacyo nabonye yakuranye na Irene nako n'uyu nguyu mu minsi ashize barongoye bamwita nde barongoye Emma se yarongoye Emi ntabwo uko bamurongoye se oya inzo zo barongoye nese umugabo baramurongora nose mari kinagira urongo no buzanye amafaranga byose arabikora ariko bantu usigaye nawe ukora ibiganiro harabikana oya mba mvuga ibiriko kuko nyamabondo ushobora kuba muri iki kibuga ugira ishyari ugirira ishyari abasitari bagenzi bawe nese ko abasitari bose mba numva batwika karabo nyamabondo ameze nka Jackie wahe
Jacques kiriya kigori nyamabo umwe bariko mana yanjye ubundi abantu barabarotse mwarasaze wawe urabyumva shambo n'umudamu wawe ndabaza arambwira ngo bite nyamabondo ngo njya nkubona ati ubu ngubu umugabo wanjye bamufunze ati si umugabo wone inde ati ni Karabo ndabaza ati umugabo wone inde ati ni Karabo shaka kuvuga ati ko Karabo asambana nka Yaka bamwemereye iki ushaka gusoma ushaka kugenda oya mureke ninjye wamwizaniye angaragurire mu kiganiro nta ribi nanjye hari igihe azantumiriwe ugaraguye mu kiganiro cyawe unayoboye oya no kuvuga ngo rero kunago kuca umitumirano kandi twicaye mu kiganiro umugore aramuhamagara niba ari umugore bari umukobwa aravuga ati ndagukunda ku buryo n'ubu ngubu duboranye nahita nguha nawe ntago amuhakaniye azavuga ati ni mu kiganiro kubisha nyuma y'ikiganiro waramuhakanira ukaduharabika ngo ucubeshera abantu menye Karabo menye ko yubatse numukajye mwumviriza ko ishyano ni wowe amajambo avuza ntago twese twayumvira ariko y'abagore bubatse bafite abagabo ba YouTube mureke mbabwire ibi bintu tuba tuvuga abari rumazi ari nko koresha ubundi ari umuntu nakora ikiganiro nawe yakora tamuneri ndimo ndasubira n'umuntu kandi umuntu tutanasomanye tutugeze AI umugore abibonye ararakara ndavuga ati ngi ni AI iti gute ariko jyawe umuntu ntago nigeze mugaye ndaje umuntu kubeshya wowe ikintu cyose washyira ikintu kikarebwa nese ubundi ntusambana oya nese ubundi we ashaka kubanga urabona ngo ndabibwira ati niba ari kubibona cyane niba ari ko biri n'ubundi minwe oya ntukamujijishe n'ubundi gusambana urasambana wenda ntusambanira ku gasozi nk'imbwa urasambana ariko wamwumvise nawe nta muntu umurimo ejo bundi rero natwikanye na Gasuku kuri radio yarakumereye nabi oya umva iriya live narikurikiye yarakumereye nabi ugeza wita umubwira ngo reka ubanze ngo uganire n'abana oya abana bari bagiye abana nibwo bari bakiva ku ishuri erega genda gukurikira akantu ku kandi ndagufungura abana igipangu naburyo naragarutse noneho ngarutse noneho mutwika neza ariko buri wese namubwiraga wumvaga ko nta wumva ko byose bihura reka tunamwihanganishe gatuka tatukana ngo gatuka datukana gasuka datukana gazi kuganira noneho gasuka buranyuma yo nazanye ibimenyetso rero yuko yafunzwe iyo SRV barayibonye yarafunzwe se oya wimubeshyera harari ibimenyetso byose ngabimwereka yafungiwe he azira iki ntabyo ruzi se yaziraga iki yafunzwe 2018 yafunzwe imyaka 2 oya ntabwo rubizi ntabwo mwayibonye noneho nza gucikwa ariko umuntu wamaye amakuru yamaye yose ambwira ko papa we ari Nyamweru ni gutyo nabivuze noneho ndavuga ati wowe rwo ugira umuntu wadanje papa we nawe yari Nyamweru ukiri gutuka abandi bantu kuvanga abantu bafite ibijigo abantu bateye gute ahita atangira wari ko shaka umuntu wagwabakuranye n'indono yose ko ndavuga ati papa wavukiye ni umukongomani wakuriye igikondo papa wateye gutya na gutya atatanye ngoro ngo kuvuga ko bakarabo nta ndavuga ati Karabo nta muntu umuvuzemo hano nta n'umuntu umuzanyemo hano ngo bakarabo ngo iki papa wawe ngo yavuze ngo ugiye kuba ko bakarabo ngo iki yaragiye kuvuga ngo yarimo kumbwira ubwo rero ntabwo uzabana bakarabo ngo kubera yuko bafite inuza y'uruhu uburwayi bw'uruhu ndavuga ati Karabo turabana n'inshuti yanjye ibyo nabyo kuvuga kiragira ngo ko nawe twakuvumbe tukuzi wese nese we yavugaga ko wowe yagushinzaga iki Gasuku se kuvuga ngo dubure mu ngo agiye mageragere ufasha umuntu ku ngufu yes wafashe umukobwa ku ngufu akayitangira kujya akavuga ngo iyo duhuye nko muri kiganiro tuvuga ngo cya kintu cyafunze ikintu cyatumye nzana ibyo bintu ko yafunzwe n'amafoto ye ko biracyarimo ra aho Gasuku kubera ko umuntu wese bagiranye ikibazo avuga ko yafunzwe afashe umwana ku ngufu no kubera iki uyu nyine ni hawe aho ya Nyamabondo ariko ngo yafashe umwana ariko Nyamabondo akunda ijipo yavuze ngo icyo yafungiye ariko yari yafashe ibyangombwa by'impuza ngo yewe ibyo nafungiye yandiko mimbano papa yandiko mimbano ngo bikari yita umunyamurenge ukuntu bimeze nize yitaga umunyamurenge ari umunyamurenge ariko biratandukanye no gufata umwana ku ngufu wari ubizi neza ko ibyo bintu bibaye se uyu nguyu we yobyemera ufata ku ngufu we ahita avuga ko ari inyandiko bakamukatira Viole sara umuntu bajya imyaka 7 wa Viole ni 25 cyo ntago kibizi nese imyaka Viole ariko wamugani Viole imyaka 7 wari kuba wakavuyemo ra wa ntabwo baranata yego Nyamabo karame reka rero tugire gutya tugane ku musozo ndabona mu mararungu ngiye nkwereka bya ipapuro bya afunze reka mbaze mbirebe allo yego amagambo kunganje
uyu mukobwa mu mararungu abantu bavugana ni bande? ariko ni abagabo. Abagabo se abagabo uri nutangoranga abagabo. Dore ngo uyu mushuti wafunze. Nshuti ndi mu kiganiro. Yafungiwe nuko byagenze. Mujye tuha amakuru ya nyayo muri kamagambo. Urwo rupapuro nirwo? Nirwo rwose rurebe neza. Yafungiwe iki se? Yitwa niba ari Wironja Jacques, niba ari Wironja nde? Yafungiwe azira iki se? Birebeho biriho mbajya ngo mbere amakuru. Mbere ko abantu babagize. Bita shamuze. Okay nari. Nese Kasuku yarafunzwe? Yarafunzwe nyine. Imyaka 2. Nanjye mbagiye ngo mbibereke kujya ngo na magambo. Nushaka kumwe mwerekana papa we. Mujye mureka ibintu by'amagambo. Mureka intuzi. Kasuka atsindwa nanjye twigeze gushwana mubwira mushiki we tuyije abantu ruguru ko baskofi. Ahita byemera neza. Uzi ukuntu yitwa Kambari Wironja. Kambari Wironja. Yes. Yafunzwe ku itariki 7 z'ukwa 2018. Bamufashe saa sita za nijoro. AM urabyumva neza. Aramanuka ni n'urwana rwavutse ejo bundi tariki ya 2 z'ukwa 1 9 Urabyumvisha? 9 kandi yajyaga avuga ko afite imyaka 28. We yavutse 9. Ukitera bwafisaka. Byo zigibo mu byo mu tubereke. Dore ngibi aho imyaka yavuke dore ngibi. Asuko byo nabikoye. Ibyo bintu ni inyandiko mpimbano. Kandi ari ngibi narakimweretse. Ahita kwangura. Nyamabondo watubwiye ko bagufunga bakufungiye inyandiko mpimbano. Nibi bintu warabyiyandikiye. Oya we nta kundi wavuga ko ni imandwa mugenzi wawe. Nta bindi bintu wavuga. Tunasoza rero tunigendera umugezi n'umuntu wihitira nawe nubona ariko wowe ni wihitire udufashe ukirego kirangize cyane cyane aba diaspora turabakora tubikuye mutwe no mu mutima twari kumwe n'umukobwa wanyu rwasigara hindutse beach ariko muri hangana Imana babukina kagaruka ciao ciao mu mararo tutarasoza ndagira ngo utange nimero yawe abantu bagukeneye Nyamabondo oya ntagara kumusabisha bamushyigikire yego rata mugabo munshigikire nimero yiwanje ni 07 9 30 92 95 kandi ako wanuri wengene nta wundi dupfiki twasoje Imana ibarinde tuzasubira.